Ababyeyi benshi hano hanze baracyafite umuco wo kuvuga ngo ngiye gutumiza inama y'umuryango ndajya imitungo ntange iminani. Ngiye gutumiza inama y'umuryango mpereze umwana wanjye wangiriye neza. Ngiye gutumiza inama y'umuryango ngabire abana banjye. Kirazira kikanaziririzwa. Niba hano hanze hakiri ababyeyi bafite iyo myumvire yo kumva ko ngiye gutumiza inama y'umuryango ntange iminani, ngiye gutumiza inama y'umuryango ndaga abana banjye imitungo, ayo ni amakosa. Niba hari abagifite iyo myumvire byaba byiza bayicitseho, kuko ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuzateza imanza cyangwa amakimbirane hagati y'abana babo. Icya mbere, mu by'ukuri itegeko rigenga abantu n'umuryango rya 2024 iri bisobanura neza, rivuga ko irage ari igikorwa mbonezategeko, aho irage rikorwa n'uraga, aho yikuraho ibintu nta kiguzi, uragwa akabyegukana ari uko uraga atakiriho. Itegeko rirakomeza rikavuga ngo irage ni ibanga, abo irage rireba babimenya ari uko uraga atakiriho. Ibi ngibi ntekereza ko byumvikana neza. Niba ugiye kuraga umutungo, niba ugiye guhereza umwana umutungo, ngiye kuraga, ndifuza kuraga umwana wanjye witwa kanaka. Niba ushaka kumuraga imitungo, mu by'ukuri ibyo ni ibintu bikwiye kuba bikorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere cyangwa imbere ya noteri, aho noteri cyangwa umwanditsi w'irangamimerere babika iryo rage mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ngewe mwanditsi w'irangamimerere, ngewe noteri, ngewe n'ibyangombwa byanjye by'imitungo ngibi, nje kuraga imitungo yanjye nyihaye umwana wanjye witwa kanaka. Ushaka kuyibahereza bose, ndayibaraze igihe nzaba nakiriho. Mu by'ukuri imitungo yanjye ndifuza ko izaba iri mu maboko y'uyu muntu. Ibyo ni uburyo bwiza bwo kuraga bwemewe n'amategeko butandukanye na bwa bundi bwa mbere bwo gutumiza inama y'umuryango. Numije inama y'umuryango ngiye kuraga kanaka. Mon cher, ibyo bintu abantu bakibikora mu bicikeho. Iryo rage nta gaciro rifite. Iryo rage ni irage rizashora abana bawe mu bibazo, mu makimbirane, kuko nibamenya ko ari irage wakoze ridakurikije amategeko rizateshwa agaciro. Irage rya nyaryo rikorerwa kwa noteri cyangwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Icyo nizera neza ko tucyumvikanaho. Usibye n'icyo ngicyo, hari ikindi nifuza kubabwira. Ese niba mbasobanuriye kirage rikorerwa kwa noteri, ubwo hano ndabizi hari abantu benshi twabyumvishe bikorerwa kwa noteri, ejo bundi muzajya kwa noteri myitwaje abo mugiye kuraga. Oya, niba ugiye kwa noteri cyangwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, ntabwo ugomba kujyana abanyamuryango, nta nubwo ugomba kujyana abana bawe, ntabwo ugomba kujyana uwo ugiye kuraga. Wowe ugiye kuraga, niba mwarasezeranye, mugende muri mwembi, mugende murage. Niba ari wowe wenyine rero, genda urage. Niba ari wowe wenyine wasezeranye, genda urage. Wenda inama nziza, ushobora no gutaha ugakusanya umuryango ukababwira mu by'ukuri ndagira mbamenyeshe ko namaze kuraga, igihe nzaba ntakiriho muzajya imbere y'umwanditsi w'irangamimerere runaka cyangwa muzajye kwa noteri, bazabamenyesha impapuro z'irage nsize nabo naraze imitungo yanjye. Situ utiriwe ubabwira ngo naraze kanaka, nahaye kanaka imitungo. Ibyo bintu nimubikora muri ubwo buryo muzamukoze irage rikurikije amategeko, kuko irage ni ibanga, abo rireba barimenya uko atakiriho. Kuko hano hanze hari nabo bahereza iminani babaraga ngo barabaraze, ugasanga bakimuraga kiba kwa noteri agatangira kujya mu mirima ye cyangwa mu nzu ngo barayamaye. No, ibyo ni ibanga, ubimenya uko atakiriho. Ndizera neza ko ibyo ngibyo bisobanuye mu buryo bukwiye. Niba ufite ikibazo kijyanye n'amategeko, ntutinye kutwandikira hasi, turabasobanurira neza mu buryo bukwiye kandi bukurikije amategeko. Murakoze cyane. Yari Elvis Cyubahiro, nkaba ndi umunyamategeko. Mugire umunsi mwiza.